Nk'uko mubizi turagarutse ni muri Click Rwanda, urubuga rufasha abacuruzi kugura, kugurisha ndetse no kwamamaza business zitandukanye. Uyu munsi ku bijyanye no kugura ndetse no kugurisha, mu byo twari dusanzwe dufite byinshi bitandukanye, twabongereyemo ibindi byiza bikenewe cyane ku isoko. Ushobora kwibaza ngo ni ibihe? Uyu munsi twabazaniye mu bintu byari bisanzwe biri ku rubuga rwa Click Rwanda, twabongereyeho tablets z'abana zibafasha gusubira mu masomo yabo neza. Ni nyinshi cyane, ziratandukanye. Ukeneye kurangura cyangwa kugura detaye imwe wazibona rwose, zirahari ku bacuruzi bakeneye kuzirangura. Atubwira tukabarangira aho mwazisanga. Ku bashaka kugura detaye nabwo mwahamagara, haba hariho nimero mwayihamagara, ihora ku murongo, babitaba bakabasobanurira bihagije aho wazisanga ushaka kurangura cyangwa ushaka imwe. Noneho ku muntu ushaka imwe twamusobanurira uburyo yajya ayikoresha n'umwana we mu rugo bari gusubiramo amasomo. Dore ukuntu iba imeze imbere ndetse n'inyuma. Hano hariho akakaramu bandikisha, ibifunze hano inyuma. Iyo ugiye kuyikoresha urafungura, sinzi niba muri kubibona neza. Wamara ukandika, umwana agasubiramo amasomo ye neza. Yasoza kwisubiramo ageze hano yujuje, agakandiye buto bikavamo. Wabibonye? Akongera agatangira kugeza igihe asoreje gusubiramo amasomo ye. Iyo usoje kwiga urongera ukagafunga neza, ukakabika kugira ngo kagumane sekirite yako kameze neza, nikaze kwangirika. Ziraramba, ni nziza cyane, zimara igihe kinini. Wowe mubyeyi ufite umwana mutoya wakamugurira kugira ngo abashe gusubiramo amasomo ye neza, abashe gutsinda ama examen, cyane ko noneho turi mu bihe by'ama examen. Wakagurira umwana wawe akajya abasha gutaha nimugoroba agasubiramo amasomo ye kugira ngo mu gitondo ajye ku ishuri abashe gutsinda examen neza. Wowe mu anti ufite umwana wajya gusura famiye, wayimugurira, ni gift. Tugeze mu minsi mikuru ukayimushyira, yakishima cyane kurushaho. Si ibyo gusa kandi, ntabwo urubuga rwa Click Rwanda rufasha abantu kugura ibintu wenda bishyashya gusa bigisohoka. Nawe ufite ibikoresho wakoresheje bitandukanye, wagana urubuga rwa Click Rwanda tukagufasha kubisubiza ku isoko, ukongera guhabwa amafaranga igihe ukeneye kuba wabiguranisha, ukongera kugura ibindi bishyashya. Wowe rero ufite ibicuruzwa bitandukanye, fungura shop yawe online kuri Click Rwanda, tugufashe ubashe kubona abakiriya baruse abo wabonaga. Ntabwo kwicara mu rugo gusa bizagufasha, cyangwa se kwicara muri shop yawe aho uherereye ucuruza byatuma nyine ugera ku musaruro wawe vuba nk'uko ubyifuza. Ariko urubuga rwa Click Rwanda rwagufasha